ikiganiro The Coach RB and Mike Show, aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Wabonye amakuru y'ukuntu cryptocurrency yamanutse cyane? Reka duhere kuri icyo kugira ngo tuze no kwakira umushyitsi. Wabonye amakuru kuko tuganira muri iki cyumweru tuba tuganira uburyo bwo gukorera amafaranga. Ubwo ndimo ndashaka tuganirize ku bantu basanzwe barashoye imari muri cryptocurrencies, ari Bitcoin, ari Ethereum, ari n'izindi zigiye zitandukanye. Reka nkurebere nkubwire yanjye ahantu yaguye. Ubonye ukuntu byamanutse cyane, ibyo tujya tubwira abantu mudukurikira by'umwihariko ko cryptocurrency igomba gushoramo amakashi, ariko ugashoramo witonze kugira ngo bitazagutungura, udatungura ugasanga uhobye byinshi. Reka turebera tubwire. Uretse mbere reka mbashyireho live murebe, sibyo? Nibyo nyuma ubwira. Dore rero ikibazo gihari Mike. Iyo bigiye hasi abantu bose iyo utamenyereye bituva hasi ukiruka, right? Reka nkwereke rero uburyo byaramanutse hafi igihumbi nangahe kombine, right? Ariko nta kintu nahinduyeho narayihoreye nyine agomba kuko nicyo nashyiremo n'ubundi. None reka nkwereke uko bimeze, kamaze shyiramo code hano vuba. Ndimo nashyiramo code nkwereke uburyo byamanutse. Ariko ndetse hageze akatubura, kamaze ndeka tarahagera ntago araza. Eko yahitaza mu kanya. Right, connecting. Byamanutse. Ahangana muri mfite ahantu hatatu nshyira muri Coinbase, ngashyira muri platform eshatu, sorry. Ari platform ya Coinbase itwa Binance. Binance hano mu Rwanda benshi barayizi. Hagira n'ingi iri umusaba ko login in. Kuri ingi ntabwo nubwo nyifungura, nari uzi ko byamaze kujya kuri 400, ubu ngubu kuri 800. Maze guhomba hafi ko ari menshi. Noneho ingi igihumbi na 300. Byongeye biragaruka bisubira ku 1083, ariko byamanutse byageze kuri 800 na. Impamvu rero mbabwira abantu kugira ngo mushyiramo ayo uvuga ati ahangana agiye ntacyo ndi bube. Impamvu ni iyihe? Nubwo bikuye abantu bashagira ubwoba. Nk'urugero, izi ngizi nizo mfite amafaranga mo kuri ingi, sibyo? Zongeze zamuka, Bitcoin yazamutse na 11%. Yazamutse 29%. Yazamutse 27%. Mu munsi umwe yazamutse 20%. Yazamutse 108%. Iyi ngiyi ni Polygon. So izero abantu benshi bayimenye cyane hano. Izero cyangwa nashyize amafaranga kuri platform. Hari izindi platform nashyizemo nkuko naberetse iyi, sibyo? Rero ibaze ko napanitse nkayavanamo ari kuri wenda harari ryagiye kuri 800, sibyo? Arenga yavanyemo nako 200. None yongera azamuka. Impamvu yabyo ni iki? Urebye hanga reka nkwerekere hano, sibyo? Aha byari iranyereka aho nagiye nshyiramo nkurebere hano no kwerekana portefeuille yanjye. Reba ntarazamura, byari 200 birazamuka kujya ku 200. Aho ni ku itariki 17, aho ni ku itariki 18 z'ukwa gatanu. Birongera bamanuka bijya ku urebye ku itariki 19 byaramanutse cyane. Biramanuka biza hano ahanga itariki 22 biramanuka bijya kuri 850. Urabona ku itariki 23 na 2 byari byageze kuri 829. Birongera birazamuka uyu munsi byagatswe 1000. Niyo mpamvu kugira ngo ugire amahoro ibizo mbwira abantu ebyiri ugomba gushyira amafaranga kuko utaramenyera ni Bitcoin na Ethereum gusa. Izi zindi zirengagije ubanze ubimenyereza hano kandi gushyira make washyiramo 100 washyiramo 50 ayo ushoboye kugira ngo ubanze kubyiga, sibyo? Ariko nanjye ndabona maze kubyiga nanjye bihagije, ndaza kuba nkubisemo make kugira ngo nanjye tujye twigira. Uzatwigira muri konti yawe, ariko ndaje nanjye nzi gushyiramo n'iyanjye twigiramo kugira ngo ndebe ku ruhande rumwe uko bizamuka iwanjye nuko bizamuka iwawe, n'abantu bajye bakomeza gufata decision. Ariko nagira ngo mbabwire ngo icyumweru gitambutse cyari icyumweru iminsi nk'ibiri y'icyumweru gishize, icyumweru cyatambutse 2-3 yari icyumweru kibi cyane ku bantu bashoye muri cryptocurrency, bari bagize ubwoba cyane. Ariko urabona ko byongeye birazamuka cyane, mu munsi umwe bikazamuka ku rwego rwa 37%, 27%. Ngira ngo nibyo bya bindi duhora tubivugana, amafaranga ushyiramo udakeneye cyane, iyo gukinisha bihora bizamuka, inyungu yawe ukayikuramo ukarekeramo. Urabona nkaho uhaye abantu urugero rwiza uti iyo mba nahubutse nkayakuramo mba mpombye $200 mu munsi umwe wonyine.